Bakunzi ba Minani Smile TV mbahaye ikaze nanone muri uyu mwanya n'ubundi tuganira ku sesenguzi butandukanye buba buganisha n'ubundi ku iterambere ryanyu kandi ribafitiye akamaro by'umwihariko mwe mwese. Ngira ngo mbahaye ikaze kuri ibi biganiro bitandukanye n'ubundi tubagezaho bijyanye n'ubundi n'ubusesenguzi buba bwimbitse. Uyu munsi rero ngira ngo tuze kuganira ku bijyanye n'amanota y'ibizamini n'ubundi bya leta yasohowe na NESA igira iti amanota y'abana bo mu wa gatatu troncome ndetse n'umwaka wa gatandatu primaire amanota yo yamaze gusohoka kugira ngo abana batangiye kubona ibigo. Aha rero ni ibibazo n'ibisubizo bijyanye n'itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta nishyirwa mu myanya y'abanyeshuri mu mwaka wa mbere n'umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye 2025 2026. Umunyeshuri abigenza ate kugira ngo amenye amanota ye n'ikigo yoherejwemo? Icyo ni ikibazo cya mbere twibajije ndetse na NESA irakibaza inagitangira umucyo iragisubiza. Ese umunyeshuri kugira ngo abone amanota ye ndetse n'ikigo yoherejwemo bikorwa biti? Umunyeshuri wakoze ikizamini cyangwa se ibizamini bya leta amenya amanota ye n'ikigo yoherejwemo kwigamo bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bukurikira. Yego, dore ngiki igisubizo ku bantu bifuza kwivuza kandi biboroheye batagiye kwivuza kwa muganga bakoresheje imiti kamere. Iyi miti ikava mu bimera kamere. Igisubizo rero ngiki, twabazaniye byinshi byiza bibavura ubuzima bwanyu mbere yuko murwara, harimo hibiscus, flaxseed, cloves, ginger powder izwi nk'ifu ya tangawize ivura ibicurane ndetse n'amagripe. Tubafitiye kandi turmeric izwi nka cucuma, akarusho kayo kabivura inzira zigogora ndetse n'umwijima, irinda amaraso kwipfundikanya ndetse ikarinda indwara z'umuriro, ituma umutima utaribwa ndetse n'igifu kandi umuntu akamera neza. Iyi rero ni turmeric kandi izwiho kuvura byahebuje, ikaba yongera amashereka ku babyeyi. Nahawe rero ngo utugane, dore ko kandi tubahereza itende ryumye kandi ryiza riryoshye byahebuje. Ducuruza sisoti kandi ikaba ari nziza cyane ku bantu bayifuza kwirinda. Dusange mu nzu ya materne mu Nyabugogo cyangwa uduhamagare ku nimero ya 078 68 21 79 cyangwa uduhamagare kuri 073 25 22 52 igisubizo cyawe mu kwivuza udahenzwe. Hakoreshwa urubuga rwa SDMS cyangwa se School Data Management System mu buryo bubiri. Ubwa mbere abarangije amashuri abanza P6 banyura hano kuri uyu muyoboro batanze iyi link ya Hypertext Transfer Protocol /primary.sdms.gov.rw/ hanyuma abarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye troncome banyura hano bati Hypertext Transfer Protocol /secondary.sdms.gov.rw/. Iyo umunyeshuri amaze kwinjiramo ashyiramo nimero y'imuranga index number, agakanda ahanditse get my result, agahita abona amanota ye n'ikigo yoherejwemo kwigamo. Ahagana hasi areba ahanditse download confirmation of result, akabona icyangombwa gisinye kiriho amanota ye. Icya kabiri kibazwa nawe wakibaza, amanota abakandida babonye mu bizamini bya leta abarwa ate? Guhera mu mwaka 2025 amanota y'umunyeshuri yagize abarwa kandi agatangazwa kwijana muri buri somo mu byiciro byose. Umukandida wakoze ibizamini bya leta bisoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aba yatsinze iyo abonye nibura amanota 50% mu bizamini bya leta. Bisobanuye ngo umunyeshuri ufite amanota 50% aba yatsinze nk'uko NESA ibivuga. Ikindi, abarangije amashuri abanza n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye P6 and Senior 3
kugira ngo umunyeshuri amenye amanota ye yose yagize, ateranya agaciro k'amanota yagize ku ijana muri buri somo, akagabanya n'umubare w'amasomo akorwa mu kizamini cya leta mu cyiciro yakozemo amashuri abanza, cyangwa se ugabanya 5. Iyo wakoze mu cyiciro cy'amashuri abanza cyangwa se primary ugabanya na 5, hanyuma mu cyiciro cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri n'ubundi yisumbuye naho ukagabanya n'9. Ibyo nicyo kibazo wibazaga uti bikorwa biti. Ikindi cya gatatu ni ubuhe buryo bukurikizwa mu gushyira abanyeshuri mu myanya kugira ngo abanyeshuri bajye kwiga aho boherejwe. Ni iki gikurikizwa kugira ngo abana bajye kwiga aho boherejwe? Abanyeshuri bashyirwa mu myanya hakurikijwe intambwe zikurikira. Izo ni steps zituma abanyeshuri bashyirwa mu myanya aho bajya kwiga. Icya mbere, abayobozi b'ibigo by'amashuri basaba abanyeshuri binyuze muri systeme y'ikoranabuhanga n'ubundi ya SDMS. Kabiri, abanyeshuri batsinze bashyirwa mu myanya abayobozi b'ibigo bagaragaje. C, gutangaza abanyeshuri ibigo boherejwemo. D, kwakira no gusubiza ubujurire bw'abanyeshuri batishimiye n'ubundi ko aho boherejwe wenda batahishimiye. Kane, ni ikibazo kindi cya kane, ninde ufite inshingano yo gushyira abanyeshuri mu myanya? NESA niyo yonyine ifite inshingano n'ububasha bwo gushyira abanyeshuri mu myanya mu mwaka wa mbere n'umwaka wa 4 ndetse n'umwaka level 3 na year 1. Inshingano y'umuyobozi w'ishuri ni ukwakira abanyeshuri yahawe na NESA, agaragaza muri systeme ko abo banyeshuri yahawe baje buri munsi, attendance in SDMS, uko bakiriye umunyeshuri kugeza ku itariki ntarengwa yo kubakira iba yatanzwe na NESA. Icyitonderwa, umuyobozi w'ishuri ushyira umunyeshuri mu mwanya atabiherewe uburenganzira na NESA mu nyandiko abakoze ikosa kandi arahanwa. Ingingo y'128 y'itegeko nimero 010/2021 ryo kuwa 18 Gashyantare 2021 rigena rigena imitunganyirize mu mbabarire rigena imitunganyirize y'uburezi. Igika cya 2 kivuga ko umuyobozi w'ishuri utanga inyigisho nshya atabyemerewe, uwigisha integanyanyigisho atemerewe, cyangwa uwakira umunyeshuri utujuje ibyangombwa bisabwa ahanishwa ihazabu mu rwego rw'ubutegetsi y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1, kandi igikorwa yakoze kigahagarikwa uko agikoze. 5, nabahe abanyeshuri bahabwa imyanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA? Ikindi kibazo, nk'uko amabwiriza agenga ibizamini bya leta abiteganya, NESA ishyira mu myanya gusa abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta bisoza icyiciro cy'amashuri abanza P6, Senior 3 bajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, ndetse n'abatsinze ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Senior 3 bajya mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye y'inyigisho rusange n'iy'imyuga n'ubumenyingiro Senior 4 year 1 and level 3. Ikibazo cya 6, umunyeshuri utabasha kugerera ku ishuri ku gihe yabigenza ati? Ukaba warakoze ibizami ukanatsinda ugahabwa ikigo, ariko ukaza nko kurwara cyangwa ukagira indi mpamvu, wabigenza uti? Abanyeshuri bose basabwa kugera ku ishuri hakurikijwe ingengabihe yatanzwe. Mu gihe umubyeyi abona ko umwana azajya ku ishuri akererewe kubera impamvu yumvikana, amenyesha umuyobozi w'ishuri umwana azajya kwigaho, akamumenyesha impamvu izatuma umwana akererwa, kandi bagahana igihe azaba yagereye ku ishuri. Ikibazo, icyitonderwa hano, ubuyobozi bw'ishuri busabwa kugaragaza ubwitabire bw'abanyeshuri bose bakiriye bitarenze kuwa 4 tariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2025, no kugaragaza muri systeme SDMS abatazaza ku ishuri amaze kuvugana n'ababyeyi bakomeza kuwo umunyeshuri atazaza koko. Ni ukuvuga ngo
ashyira muri SDMS ko amaze kugira abanyeshuri runaka, ikindi akanavugamo abanyeshuri batazaza yamaze kuvugana n'iwabo. Cya karindwi, gushyira abanyeshuri mu myanya mu bigo by'amashuri hakurikizwa iki? Igisubizo, nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya Minisiteri agenga ibizamini bya leta, ibishingirwaho mu gushyira abanyeshuri mu myanya ni ibikurikira: A. Amahitamo y'abanyeshuri bakoze mu gihe cyo kwiyandikisha gukora ibizamini bya leta. B. Amanota abanyeshuri bageze mu bizamini bya leta. C. Imyanya iri mu mashuri. Bakibaza uti kuki nge bampaye ikigo ntifuzaga? Bashobora kuba bagihaye ufite amanota ari imbere yawe, wowe ntugerweho bitewe nanone n'imyanya iri mu mashuri mwasabye. Mukaba mwarasabye kwiga ku kigo muri benshi kandi imyanya ihari wenda ari imyanya 50, mukaba mwarahasabye muri 100, bigatuma mutabona umwanya. Icya munani, ko impuzamasomo combination zahindutse, learning pathways, mu mashuri yisumbuye abakandida basabye impuzamasomo bashyizwe mu myanya bati. Ibi bintu byo kwiga learning pathways byaje nyuma yuko abakandida n'ubundi biyandikisha gukora ikizamini cya leta bakaba bari barasabye ibindi bitandukanye bya combinations, ari byo bise impuzamasomo. Is combinations rero like MPG, MCB, PCB, counting, RFK, LEG, HEG, izo combination zose ko abanyeshuri n'ubundi bakoze bahisemo mbere yuko n'ubundi izi learning pathways ziza, none bashyizwe mu myanya bati. Igisubizo, mbere yo gushyira abakandida mu myanya habanje guhuza ibyo basabye kwiga impuzamasomo na learning pathways. Impuzamasomo zikaba zarahindutse muri ubu buryo bukurikira: MCB, PCB, PCM, Mathematics and Science Stream 1, hakaza MEG, MESE, MPC, MPG byahindutse Mathematics and Science Stream 2, hakaza HGL, ubwo ni History, Geography and Literature, and HELP zabaye Arts and Humanities, hakaza LFK, Languages. Bivuze ko uwari warasabye kwiga MCB niba yujuje ibisabwa yahawe kwiga Math and Science Stream 1, naho MCE ahabwa Math and Science Stream ya kabiri. Nukuvuga ngo niba warahisemo kwiga MPC cyangwa se PCB biraza gutandukana. Niba warahisemo kwiga MCB, PCB, PCM, Mathematics and Science Stream 1, uwari warahisemo kwiga n'ubundi somo rimwe muri ayo akaba yarujuje ibisabwa yahawe n'ubundi kwiga Mathematics and Science Stream 1. Hanyuma ikibazo cya 9, ni gute abanyeshuri bashyirwa mu myanya? Igisubizo, mbere yuko abanyeshuri bashyirwa mu myanya habanza gukorwa ibi bikurikira hifashishijwe system ya SDMS. Icya mbere, gutondeka abakandida bose hakurikije amanota babonye ku ijana uhereye ku mukandida wagize amanota menshi. Kabiri, kubatondeka hakurikizwa igiteranyo cy'amanota buri wese yagize mu bizamini byose byakozwe low marks. Gushyira abanyeshuri mu myanya umwaka wa mbere w'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Abajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mu mashuri acumbikira abanyeshuri boarding schools. Icya mbere, intambwe ya mbere, abanyeshuri bashyirwa mu mashuri bihitiyemo hashingiwe ku manota bagize. Umunyeshuri wagize amanota menshi niwe ubanziriza abandi gushyirwa mu ishuri yahisemo hakurikijwe uko yashyize amashuri ku rutonde choice order. Icyo wifuje, icyo wabanjije cya mbere kibanze wahisemo nicyo ubanza guhabwa. Icya kabiri, abanyeshuri basigaye batabashije kubona imyanya mu mashuri bihitiyemo bashyirwa mu mashuri afite imyanya mu karere batuyemo. Intambwe ya gatatu, abanyeshuri basigaye batabonye imyanya mu karere batuyemo bashyirwa mu mashuri afite imyanya mu turere duhana imbibi naho batuye. Niba imyanya muri Nyarugenge yashize ukaba wahabwa imyanya muri Gasabo, cyangwa se ukaba wahabwa umwanya muri Kicukiro bitewe naho utuye. Ntabwo uhabwa umwanya cyangwa se ngo ube wahabwa umwanya aho udatuye, cyangwa se ngo baguhe umwanya ahantu kuri, ahubwo baguha umwanya nibura ahantu hafi yaho utuye. Intambwe ya gatatu, abanyeshuri basigaye batabonye imyanya mu karere batuyemo bashyirwa mu mashuri agifite imyanya mu turere duhana imbibi. Ibyo twari tumaze kubivuga. Intambwe ya kane,
abanyeshuri batabonye imyanya mu mashuri yo mu turere duhana imbibi naho batuye bashyirwa mu mashuri agifite imyanya mu ntara batuyemo. Intambwe ya gatanu, abanyeshuri basigaye batabonye imyanya mu mashuri yo mu ntara batuyemo bahabwa imyanya mu mashuri agifite imyanya hirya no hino mu gihugu. Icyitonderwa: ku myanya isigaye ari mike kandi hakaba hari abanyeshuri benshi bafite amanota asabwa n'amahitamo amwe, bashyirwa mu myanya abanyeshuri bangana n'imyanya isigaye nta gishingiweho cyangwa se randomly. Bahabwa ni ukuvuga ngo ikintu tucyumve neza, iyo imyanya isigaye ari mike, ni ukuvuga ngo isigaye ari mike ugenekereje n'abasaba, hakaba hari abanyeshuri benshi bafite amanota kandi bakeneye iyo myanya n'amahitamo amwe, hashyirwa mu myanya abanyeshuri bangana n'imyanya isigaye nta gishingiweho randomly. Intambwe ya gatandatu, iyo imyanya y'amashuri yo gucumbikira abanyeshuri boarding schools irangiye, abanyeshuri batsinze basigaye bashyirwa mu mashuri biga bataha hashingiwe ku mahitamo yabo ndetse n'amanota n'aho batuye, umurenge n'akagari. B y'iki kibazo, abajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mu mashuri biga bataha, abanyeshuri basigaye batsinze batabonye imyanya mu mashuri bigamo bacumbikirwa bahabwa imyanya mu mashuri abegereye bigamo bataha, hanyuma icyo bita day schools cyangwa se ano mashuri biga bataha. Umukandida ashyirwa mu ishuri yahisemo hashingiwe ku manota yagize. Iyo atabonye umwanya aho yahisemo ahabwa umwanya mu kigo atuyemo. Iyo atabonye umwanya mu kigo atuyemo ahabwa umwanya mu kagari atuyemo, ahabwa umwanya mu kandi kagari ariko mu murenge atuyemo. Iyo nta shuri ryisumbuye riri muri uwo murenge atuyemo ashyirwa mu ishuri riri mu wundi murenge wegeranye n'ishuri yigamo. Gushyira mu myanya abanyeshuri mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri. Intambwe ya mbere, abanyeshuri bashyirwa mu mashuri n'amashami learning pathways bijyanye n'amahitamo yabo n'impuzamasomo bakoze igihe biyandikishaga hashingiwe ku manota bagize mu bizamini bya leta, ndetse umunyeshuri wagize amanota menshi niwe ubanza gushyirwa mu ishuri n'ishami bijyanye n'amahitamo ye, hubahirizwa urutonde rw'amashuri ndetse n'amahitamo, icyo bita choice order. Ikindi, intambwe ya kabiri, abanyeshuri batabonye imyanya mu mashuri n'amashami bijyanye n'amahitamo yabo ho hakorwa iki? Bashyirwa mu mashuri afite amashami bahisemo mu karere batuyemo. Intambwe ya gatatu, abanyeshuri basigaye bashyirwa mu mashuri afite amashami bahisemo mu turere duhana imbibi n'uturere batuyemo. Intambwe ya kane, abanyeshuri batabonye imyanya mu mashuri yo mu turere duhana imbibi bashyirwa mu mashuri afite amashami bahisemo mu ntara batuyemo. Icyitonderwa, iyo imyanya isigaye ari mike kandi hakaba hari abanyeshuri benshi bafite amanota angana n'amahitamo amwe, ashyirwa mu myanya abanyeshuri bangana n'imyanya isigaye nta gishingiweho randomly. Intambwe ya 10, abanyeshuri batsinze ariko batabonye imyanya mu mashuri abacumbikira boarding schools bashyirwa mu mashuri yigisha badacumbikirwa day schools bihitiyemo ku buryo babasha kwiga bataha iwabo. 9.3, gushyira mu myanya abanyeshuri mu mwaka wa kane mu ishuri rya Rwanda Coding Academy. Kugira ngo umunyeshuri yemererwe kwiga muri Rwanda Coding Academy, hari n'ikibazo mu minsi ishize mwabazaga, ese ni iki kigenderwa kugira ngo umwana ashyirwe n'ubundi muri boarding ashyirwe muri Rwanda Coding Academy. Kugira ngo rero umunyeshuri yemererwe kwiga muri Rwanda Coding Academy cyangwa se RCA, agomba kuba yujuje ibi bikurikira hashingiye ku manota y'ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O Level National Examination. A, umunyeshuri agomba kuba yarahisemo Rwanda Coding Academy bwa mbere first choice A and B igihe yiyandikishaga gukora ibizamini bisoza icyiciro rusange. B, umunyeshuri agomba kuba yaragize nibura 80% mu masomo y'imibare mathematics, ubugenge physics n'icyongereza English. C, umunyeshuri agomba kuba ari we ufite amanota rusange overall percentage menshi kurusha abandi bahisemo kwiga muri Rwanda Coding Academy.
gushyira mu myanya abanyeshuri mu mwaka wa kane w'amashami y'ubuforomo Associated Nursing Program. Kugira ngo umunyeshuri yemererwe kwiga mu cyiciro cya Associated Nursing Program ANP, agomba kuba yujuje ibi bikurikira hashingiweho ku manota y'ikizamini gisoza icyiciro rusange Ordinary Level Examination. Umunyeshuri agomba kuba yarahisemo Associated Nursing Program ku mahitamo ya mbere first choice igihe yiyandikishaga gukora ibizamini bisoza icyiciro rusange. Umunyeshuri agomba kuba yaragize amanota rusange overall percentage nibura 65%. Umunyeshuri agomba kuba yaragize nibura amanota 60 mu masomo y'ingenzi arimo biology, chemistry, physics and English. Hanyuma gushyira mu myanya abanyeshuri mu mwaka wa kane mu ishuri nderaburezi TTC. Kugira ngo n'umuntu umunyeshuri yemererwe kwiga muri TTC agomba nawe kuba yuje ibikurikira. Umunyeshuri agomba kuba yarahisemo TTC mu mahitamo ye ya mbere ubwo yiyandikishaga gukora ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange. Abifuza gukomeza amasomo yabo mu mashami ya SME, RE, SSE na ESRPE bagomba kuba baragize nibura impuzandengo y'amanota average percentage ya 55 mu kizamini cya leta, impuzandengo ya 50% mu masomo y'ingenzi y'iryo shami. Amasomo y'ingenzi muri buri shami rya TTC naya akurikira: SME, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, utabire, icyongereza, mathematics, physics, biology, chemistry and English. RE, icyongereza n'ikinyarwanda, English and Kinyarwanda. Ubwo RE ni languages. SSE, amateka, ubumenyi bw'isi, ubushabitsi n'icyongereza, history, geography, entrepreneurship and English. ECRPE, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, icyongereza, ikinyarwanda, amateka, ubumenyi bw'isi n'ubushabitsi. Yango ubushabitsi ni entrepreneurship abantu batari babizi. Umuntu ushabika ari umu entrepreneur ni rwiyemezamirimo. Hanyuma ndetse mathematics, physics, biology, English, Kinyarwanda, history, geography, entrepreneurship. Icyitonderwa, umunyeshuri wahisemo SME ariko ntabone umwanya mu ishuri yahisemo ashyirwa muri ECRPE igihe cyose yujuje ibyangombwa byo gushyirwa muri SME. Hanyuma icyo twakomerezaho ni ukuvuga ngo ishyirwa mu myanya mu cyiciro cy'ibaruramari accounting naho nuko bigenda. Hanyuma gushyira mu mwanya abanyeshuri mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye biga bataha. Abanyeshuri basigaye batsinze ariko batabonye imyanya mu mashuri bigamo bacumbikirwa bashakirwa imyanya mu mashuri abegereye bigamo bataha hakurikijwe amahitamo yabo, amanota bagize ndetse n'aho batuye, akagari n'umurenge batuyemo. Icyo twakomerezaho kindi, ese umunyeshuri wakurikiye integanyanyigisho yo mu mahanga ashobora gushyirwa mu mwanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini by'ubugenzuzi bw'amashuri. Ahangaha n'abana bize Cambridge, bize amasomo mpuzamahanga. Yego, NESA ishobora gushyira mu mwanya umunyeshuri wakurikije inyigisho yo mu mahanga igihe abisabye. Kugira ngo bishoboke agomba gusaba icyemezo kigereranya amanota equivalence abishishije ku rubuga n'ubundi rw'irembo.gov.rw. Hanyuma agasaba guhabwa umwanya mu ishuri rikurikiza integanyanyigisho y'u Rwanda abicishije kuri website ya NESA ariyo wa/nesa.nesa.gov.rw. ukanyura ahanditse service ukagana kuri our integration of student from abroad. Ubusabe bwe bugasuzumwa agasubizwa binyuze kuri email yanditse mu busabe bwe. Cya 11, ese umunyeshuri watsinze umwaka ushize ariko akabura ubushobozi bwo kujya ku ishuri yahawe ashobora kongera guhabwa amahirwe. Umunyeshuri watsinze umwaka ushize ariko ntabashe kujya kwiga uyu mwaka aba yarabonye ubushobozi. Umunyeshuri ufite iki kibazo asaba guhabwa ishuri abicishije n'ubundi kuri website ya NESA ariyo wa/nesa.gov.rw. akanyura ahanditse service akagana kuri rejoining school. Ubusabe bwe bugasuzumwa agasubizwa binyuze kuri email yanditse mu busabe bwe. Ese umunyeshuri wiga mu mwaka wa kane cyangwa umwaka wa gatanu w'inyigisho rusange wifuza gusubira inyuma akiga muri TTC yabyemererwa? Ukaba wenda wiga mu wa gatanu cyangwa mu wa kane wa general education ariko ukaba wifuza kujya muri TTC, ese wabyemererwa? Umunyeshuri ufite iki kibazo asaba guhabwa ishuri abishishije kuri website ya NESA ariyo wa/nesa.gov.rw. akanyura ahanditse service. Ubusabe bwe bugasuzumwa agasubizwa binyuze kuri email yanditse mu busabe bwe. 13, nyuma yo gutangaza amanota y'ibizamini bya leta umunyeshuri asabwa gukora iki?
umunyeshuri asabwa kumenya ikigo yoherejwemo no kwitegura gutangira ishuri. Kabiri, kugerera ku ishuri igihe cyateganyijwe na Minisiteri y'Uburezi yitwaje ibyangombwa bikenewe. Gatatu, umubyeyi asabwa gushakira umwana ibikoresho by'ishuri no kumufasha kujya ku ishuri ku gihe. 14, umuyobozi w'ishuri we asabwa iki? Umuyobozi w'ishuri asabwa gutegura ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo yakire abanyeshuri yohererejwe. Kabiri, kumenya ko abanyeshuri bose yoherejwe bazaza kwiga ku gihe. Gatatu, gukora attendance ya buri munyeshuri muri system ya SDMS ko amwakiriye no kumenya neza ko ari ku rutonde rwabo yoherejwe na NESA kandi ko atakoze ubujurire, harimo appeals kuba yarajuriye. Kane, guhamagara akoresheje telefoni ababyeyi mu gihe hari abanyeshuri bataziye ku ishuri ku gihe. Nomero z'ababyeyi ziba ziri muri systeme n'ubundi ya SDMS. 15, ese uburyo ibizamini bya leta bikosorwa burizewe? Igisubizo ni yego. Gukosora ibizamini bya leta bikorwa hifashishijwe uburyo bwitwa Conveyor Belt Marking System bwatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2008. Ubu buryo bwashyizweho mu rwego rwo kwirinda amakosa yashobora gukorwa mu gihe cyo gukosora, aho ikaye yakosorwaga n'umwarimu umwe. Muri ubwo buryo bwa Conveyor Belt Marking System, ikaye ikosorwa n'abarimu bari hagati ya 5 na 7 binararibonye kandi b'inyangamugayo bigisha isomo bakosora. Kuri iryo tsinda yongeraho irindi tsinda ry'abagenzuzi checkers bari hagati ya 2 na 3 kuri buri kaye. Abangaba bareba ibibazo byose byakosorwe ko amanota ari ku ikaye ariyo yanditswe ahabugenewe, bakareba ko ateranyije neza kandi bagafungura imyirondoro y'abakandida, hanyuma bakandika amanota ku mafishi yabugenewe. Ibyo rero bituma amanota abakandida babonye aba afitiwe icyizere gihagije. Ikibazo cya 16, amanota yandikwa ate mu mashini, agenzurwa ate? Iyo amanota amaze kwandikwa ku mafishi ashyikirizwa abayandika mu mashini. Kuri buri somo amanota yanditswe mu mashini yongera kugenzurwa n'irindi tsinda ridafite aho rihuriye n'iryanditse mu mashini, hagereranywa ayari mu mashini n'ayanditse ku mafishi. Ibyo bikorwa hagamijwe gutahura ahaba hari ikosa kugira ngo rikosorwe. Ese umunyeshuri utishimiye amanota yabonye cyangwa umwanya yahawe ashobora kujurira? Yego, umunyeshuri utishimiye amanota yabonye amashobora kujurira abinyujije ku muyobozi w'ishuri anyuze muri system ya SDMS kandi hakurikijwe amabwiriza yatanzwe na NESA. 18, ibyiciro by'ubujurire byemewe ni ibihe? Ubujurire bw'abanyeshuri bwemewe buri mu byiciro bikurikira: ubujurire bw'ibijyanye n'amanota, ubujurire bw'ibijyanye n'uburyo bashyizwe mu myanya, ubujurire bw'ibijyanye n'imyirondoro y'umukandida yanditse nabi. Ubujurire ku bijyanye n'amanota bukorwa buti kandi ryari? Umunyeshuri utanyuzwe n'amanota yabonye mu bizamini bya leta ashobora kujurira mu gihe kitarenzwe iminsi 14 uhereye igihe amanota yatangarijwe. Bukorwa hifashishijwe system ya SDMS, butanzwe nyuma y'iyo minsi ntibwakirwa. Bivuze ko kujurira bizarangira ku wa 2 tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2025 saa 6 z'ijoro. 20, kujurira ku bijyanye n'amanota umunyeshuri yabonye bikorwa nande? Ubujurire bwose bujyanye n'amanota bunyuzwa ku muyobozi w'ishuri umukandida yiyandikishirijemo gukora ibizamini bya leta. Ubujurire bwose buzanywe kuri NESA n'umunyeshuri cyangwa umubyeyi ntibwakirwa. 21, ni izihe nshingano z'umuyobozi w'ishuri mu bijyanye no kujurira amanota yavuye mu bizamini bya leta? Ku bijyanye no kujurira amanota yavuye mu bizamini bya leta, umuyobozi w'ishuri yakira ubujurire bw'abakandida biyandikishije ku kigo ayobora, akabusesengura neza yitonze kugira ngo amenye ishingiro ryabwo, hanyuma agashyikiriza NESA ubujurire bwose bufite ishingiro binyuze muri systeme ya SDMS. 22, ese iyo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyakiriye ubujurire ku bijyanye n'amanota y'ibizamini bya leta ibisuzuma ite? Iyo NESA imaze kwakira ubujurire kandi ikemeza ko bufite ishingiro, ishyiraho itsinda rishinzwe kugenzura no gukosora impapuro zakoreweho ibizamini bya leta. Icyakora ushobora kwanga
ubujurire ubwo aribwo bwose mu gihe isesenguye igasanga nta shingiro bufite kandi ikamenyesha ishuri ryatanze ubujurire uwo mwanzuro mu minsi itarenze 30 ibarwa uhereye ku munsi ubujurire bwakiriweho. 23. Ese umukandida wajuririye amanota yemerewe kugera aho abasuzuma ubujurire bwe babikorera? Oya, mu gihe itsinda ryashyizweho na NESA riri mu gikorwa cyo gusuzuma ubujurire bwe cyangwa kongera gusohora impapuro yakoreyeho ibizamini bya leta, umukandida ntiyemerewe kugera aho icyo gikorwa kirimo kubera. 24. Ni ryari ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA gitangaza ibyavuye mu bujurire bw'ibijyanye n'amanota y'ibizamini bya leta? NESA itangaza ibyavuye mu bigenzuzi cyangwa mu ikosora ryasubiwemo ibinyujije ku ishuri ryayigejejeho ubujurire mu gihe kitarenze iminsi 30 itangira kubarwa umunsi yahereyeho ajurira cyangwa se umukandida yajuririyeho ubujurire bwe. 25. Kujurira ishyirwa mu bikorwa byo bikorwa bite? Nacyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ese hakorwa iki kugira ngo ubujurire bube bw'umunyeshuri cyangwa se bw'umukandida bukurikizwe? Navuga ngo bukurikizwe, haba habaye iki? Ikibazo cya 25. Kujurira ishyirwa mu mwanya w'amashuri ishyirwa mu mwanya w'umunyeshuri bikorwa bite? Umunyeshuri watsinze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza cyangwa icyiciro rusange ntiyishimire ishuri yahawe, afite uburenganzira bwo gusaba guhabwa undi mwanya kandi akagaragaza irindi shuri ryifuza, bigakorwa binyujijwe ku murongo muri systeme ya STMS cyangwa akegera umukozi wa NESA uri ku biro by'akarere umunyeshuri atuyemo akamufasha. Umva ko byoroshye. Cya 26. Ni ibiki bishingirwaho kugira ngo umunyeshuri ahindurirwe ishuri mu gihe yajuriye? Umunyeshuri wemererwa guhindurirwa ikigo uwagaragaje byibura imwe mu mpamvu zikurikira. Umunyeshuri wemererwa guhindurirwa ikigo agomba kuba yagaragaje nibura impamvu imwe muri izi zikurikira. Iya mbere, kuba afite ubumuga bugaragarira amaso cyangwa bwemejwe na muganga, kuba afite indwara idakira afite ibyangombwa byo kwa muganga, kuba yifuza kwimuka ava mu ishuri icumbikirwa abanyeshuri ajya mu ishuri yigamo ataha. Izindi mpamvu NESA yakwemeza ko zifite ishingiro. 27. Ese umunyeshuri ujuririye umwanya yahawe yemewe kwisubiraho akajya ku ishuri yari yahawe mbere yo kujurira? Umunyeshuri wajuriye umwanya yahawe ubujurire bwe bukakirwa ahita atakaza umwanya yari yahawe mbere. Ibi bivuze ko uwo munyeshuri atemerewe kwisubiraho ngo ajye ku ishuri yari yanze mbere yo kujurira. Agomba kubanza kwiyumvisha neza ingaruka zijyana nuko kujurira kwe. Aha rero biraza kugorana cyane. Mu gihe wajuriye ntabwo uzaza kwireturuva ngo wemere kugaruka ku kigo wari wahawe, ntibyemewe. Cyo NESA imaze kugikiriyaringa. Ese umunyeshuri wamaze kugera ku ishuri we ashobora kujurira? Oya, umunyeshuri wageze ku ishuri yoherejwemo ntabwo yemererwa kujurira kuko aba afite umwanya arimo kandi nta wundi muntu wawuhabwa. Iyo bamaze kuguha umwanya wawe ntabwo uba wawuhundi. Ese umunyeshuri ujuririye amanota cyangwa umwanya yahabwa igisubizo na NESA akumva kitamunyuze abigenza ati? Uwo munyeshuri nta kindi yakorerwa kirenze gusobanurirwa ibyagaragajwe n'igenzura. Igisubizo ahawe na NESA nyuma yo kugenzura ibintu byose nicyo kiba ari cyo cya nyuma yahawe. Nicyo cya nyuma. Ni nuko natwe tubisoje bijyanye n'ibibazo n'ibisubizo bijyanye n'itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta nishyirwa mu myanya y'abakandida cyangwa y'abanyeshuri mu mwaka wa mbere n'uwa kane w'amashuri yisumbuye umwaka wa 2025 2026. Mbashimire rero ko mwakomeje kubana natwe. Bamwe bati bagiye babaza NESA bati nizere ko mu bujurire hazabaho gushishoza kubera ko ibyo mwagaragaje mushingiraho mu gutanga amashuri bitubahirijwe cyane. Mujye mureba uko umubyeyi yasabye ibigo n'ahantu umwana atuye, cyane hari abana usanga bafite amanota ariko ukibaza ukuntu ushobora kumutwara urenze uturere 5. Icyo ni ikibazo cyabajijwe n'undi kuri Twitter ya NESA ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye
n'ubundi byagiye bibazwa kuri iyi ngingo, aho buri muntu yagendaga agira ibitekerezo bye bitandukanye kuri iyi ngingo kuri Twitter. Ngira ngo n'abandi bagiye bandika bati mwiriwe neza Sam Kabera, turabakurikiranira, murakoze. Abakandida batsinze ikizamini cya leta muri P6 na Sinasiri umwaka w'amashuri bagahabwa ibigo aho baziga bacumbikirwa n'abafite amanota angahe ku ijana, ni byari byabajijwe. Nesa nayo irabisubiza. Undi ati none se umuntu ufite 63.85 igihe n'ibice 85 ntabwo yatsinze, munsubize pe. Nesiti yaratsinze ariko ntabwo yahawe boarding school kuko amashuri acumbikira abana ari makeya. Undi ati ndakibaza ukuntu uyu mwana yagize iyi percentage kandi yari afite aya manota kuri buri somo, muze kumfasha kubisobanukirwa. Umwana yaragize amanota 98, 95, 96, 98, 87, hanyuma uyu mwana aza kugira amanota, aza kugira percentage, yarabyibazaga ati si percentage ibiti, akagira percentage 75 n'ibice 8, akiga akemererwa kwiga muri ordinary level ya GS Kimironko ya mbere. Kibaza ati gute umwana yaba yagize percentage nk'iyi akaba yagiye kwiga. Nesa rero nayo yaramusubiza iti nkuko twabibamenyesheje hari habaye ikibazo kandi cyahise gikemuka, mbese hari uwaba afite ikibazo kugeza ubu kijyanye n'amanota ngo tumufashe. Aha ni Nesa yabibazaga. Byakomeje batanga ibitekerezo bitandukanye n'ibindi byinshi babaza ku manota. Njyewe na n'ubu ndakibaza iriya system mwakizeho ni inclusive education icyo imaze, ntayibaho ntizigera inabaho mu gihe ministeri igifite imyumvire imeze gutyo. Nta burezi budaheza mufite, niyo exclusivity ikomeye cyane. Dear Nesa Rwanda na Rwanda Education mu gihe cyo mubivugaho. Nesa yaje n'ubundi nayo irabisubiza. Nesa yaje n'ubundi still nayo irabisubiza. Reka turebe icyo Nesa yabisubijeho. Nesa yaje irabisubiza ku cyo yari yabajije, ku cyo abanyeshuri bari babajije cyangwa se ababyeyi n'ubundi still bari babajije ku kijyanye n'uburyo amanota atangazwa. Bamwe batise byakozwe gute, bagerageza kubivugaho, ndetse buri muntu abigiraho amakuru atandukanye, ariko umuntu yibazaga ikijyanye ngo na inclusivity. Ndabona ubutumwa bwe bugiye. Undi ati nizere ko mu bujurire hazabaho gushishoza, yego, ndetse n'ibindi twari twabusomye ubutumwa, yewe n'ubutumwa bwinshi butandukanye abantu bagiye batangaza ku bijyanye n'ubundi nishyirwa mu myanya ry'abanyeshuri, ndetse n'icyo Nesa still biri gukora gufasha ababyeyi nyuma ya bino, ndetse n'ibindi bitandukanye. Bamwe bishimiye cyangwa se bananenze ibijyanye n'ubundi n'imitangire y'amanota aho abanyeshuri bazajya kwiga. Undi ati ariko mudufashe ni gute isomo ryigwa amasaha 3 ringanya amanota ndigirwa amasaha 2? Mukwiye kujya mugira ababyeyi inama z'uko bafasha abana kwakira ibyavuye mu bizamini babona umwana atabyumva. Ribu na Nesa mukaba mumufunze igihe gito. Ni inkuru isekeje cyane yatanzwe n'ubundi n'uwitwa HD 550 kuri Twitter. Undi ati nukubera iki uyu mwana mutamuhaye ikigo? Ati your placement is not yet finalized. We are identifying the nearest school with suitable running pathway. Final placement will be available no later than 21st August. N'ibindi bitandukanye. Undi twa Munyakazi Sadate uko mbibona n'ibindi. Oya Munyakazi Sadate yatangaga ubundi butumwa bujyanye n'ibindi. Ni byinshi cyane kuri ubutumwa bwa Nesa. Icyo twababwira nuko hatanzwe ubutumwa bwinshi cyane, ababyeyi baganira bananabaza n'ibibazo bitandukanye. Gusa ikihari nuko ngewe nashimira n'ibyakozwe kuko Nesa iri gukora akazi keza kandi gakomeye cyane ugeranyije n'ibibazo byabagaho mu minsi yashize ngo n'itangazwa ry'amanota
ryageraga igihe kinini rigatinda by'abasiziyemu, ngo minisitiri yabihaye umurongo ko bitarenga ku kwezi amanota ataratangazwa. Ubutumwa bwa nyuma dusoza, undi ati ababikosoye bo muri segonderi bakeneye agahimbaza musyi kabo banyakubahwa. Abandi ati muri disikuru nta mpuzamasomo zikibamo usibye TVET ko nta banyeshuri mwoherejemo. Ikindi kibazo, undi ati na C6 muri uko mwayaduha dushire amatsiko. Undi ati ariko mudufashe ni gute isomo ryigwa amasaha 3 binganya amanota n'iryigwa amasaha 2? Ni byinshi cyane byagiye bitangazwa. Nje nabashimira, ndasoza mbashimira cyane mwese twabanye iminota yose. Ni by'agaciro kubana namwe, bivuze byinshi. Ngewe n'ubundi duhora tubana mu bitandukanye. Ubu bwari uburyo wajurira cyangwa se niba umwana wawe utagejeje amanota wifuza wabasha kuba wajurira. Ariko uyu munsi ndakubwira nti reba neza kuko ubujurire bwawe niba ufite ishingiro, kuko nesa iti mu gihe wajuriye ntiwemerewe kwivuguruza ngo wisubireho ujye aho wasabye, mu gihe wowe ubwawe ku giti cyawe wivuguruje ukanga kujya kwiga. Icyo gihe nesa ntabwo yishingira kwivuguruza kwawe, ahubwo ntabwo wemerewe kujya kwigayo. Ndumva rero nibyo navuga kuri ubu butumwa. Ndabashimiye mwese twabanye cyane kuri channel n'ubundi yanyu, channel yacu ya Minani Smile TV. Mukomeze kugira ibihe byiza. Gahunda za Minani Smile TV, MITV zo zirakomeza kubageraho akantu ku kandi abizi neza ko biraza kuba ari byiza. Mukomeze kuryoherwa na gahunda Minani Smile TV yabagejejeho. Nanjye naho utaha, mugire amahoro y'Imana. Yego, dore ngiki igisubizo ku bantu bifuza kwivuza kandi biboroheye batagiye kwivuza kwa muganga bakoresheje imiti kamere. Iyi miti ikava mu bimera kamere. Igisubizo rero ngiki, twabazaniye byinshi byiza bibavura ubuzima bwanyu mbere yuko murwara. Harimo hibiscus, flaxseed, cloves, ginger powder izwi nk'ifu ya tangawize ivura ibicurane ndetse n'amagripe. Tubafitiye kandi turmeric izwi nka cucuma, akarusho kayo kabivura inzira zigogora ndetse n'umwijima, irinda amaraso kwipfundikanya ndetse ikarinda indwara z'umuriro, ituma umutima utaribwa ndetse n'igifu kandi umuntu akamera neza. Iyi rero ni turmeric kandi izwiho kuvura byahebuje, ikaba yongera amashereka ku babyeyi. Nahawe rero ngo utugane, dore ko kandi tubahereza itende ryumye kandi ryiza riryoshye byahebuje. Ducuruza sisoti kandi ikaba ari nziza cyane ku bantu bayifuza kwirinda. Dusange mu nzu ya materne mu Nyabugogo, cyangwa uduhamagare ku nimero ya 078 68 21 79 cyangwa uduhamagare kuri 073 25 22 52 4. Igisubizo cyawe mu kwivuza udahenzwe. Iyo ni T-bag